Iyo nicaye nkareba aho isi igana biranshanga, nanjye nareba ko ntaho ndi bikamvanga. Iyo ntekereje ukuntu hari igihe twese turimo kumva ibi tuzaba twarapfuye, yego rwose twese. Nkagerageza no gutekereza ukuntu tugoka tugokera ejo kandi tutazi ko tuzabasha no kuhagera, bigatuma tutabaho ubu ngo turimo turarwanira ejo kandi twese tuzibagirana ibyo bindya ahandi. Yego rwose twese tuzibagirana. Ubwo se ni bangahe muri twe bazi sekuru wa papa we? Kandi uzi ukuntu bakoze nabo se? Baragotse bagokera ibyo bagezeho ariko ubu ntibakibukwa, kandi si ubugwari ahubwo ni uko iyi si imeze, tugomba kubifata uko. None iyi si ndetse n'iminsi birimo biratuma tutabaho ubu ngo tubeho aka kanya dufite, ahubwo tugashaka kubaho nk'abatazapfa. Tuberaho ejo hazaza cyangwa ibyatambutse akaba ari byo bitugota, nk'aho wenda ahari twasubira inyuma tukabihindura, kandi twese turabizi neza ko bitakunda. Ubutunzi ntitwabura kubushaka rwose, kuko nubwo ubutunzi atari byose ariko byose bikenera ubutunzi. Ariko nanone gushaka ubutunzi ntibigatume tugurisha ubumuntu ngo twibagirwe ko iyi si tuzayikurwamo nta na kimwe tujyanye. Ibyo bizatuma tutirundumurira muri iyi mihangayiko ngo bitubuze ibyishimo, kandi bizadufasha gusangira n'abacu two twabonye, kandi ibyo nibyo byishimo byuzuye. Burya ubuzima bwose tubaho tuba turwana no gushaka ibyishimo, si ubutunzi. Impamvu twiruka ku butunzi ni uko tuba twibwira ko nyuma yo kububona aribwo tuzabasha kuzuza ibyifuzo byacu maze tukamwenya. Rimwe na rimwe biba byo, ariko hari n'igihe bidahura neza, ahubwo ugasanga bwa butunzi nibwo burimo gukurura umubabaro. Babaye baguhitishijemo ubuzima bufite amafaranga ariko buzimagijwe n'umubabaro, ndetse n'ubuzima budafite amafaranga ariko busaza ibyishimo, mpamya ko wahitamo ibyishimo kuruta amafaranga. Kuko burya ubuzima butagira ibyishimo buba bumeze nk'ubutarabayeho. Ese kuki tutabaho ngo tubeho ubuzima twishimye, tukagerageza kwishimira iminsi mike dufite, kuko n'ubundi tuzapfa twibuka igihe gito ubundi byatubujije kubaho bihabwa abandi, kandi twaragize umwanya wo kubikoresha ngo twishime ariko tukawukoresha nabi. Uwo mwanya nta wundi dore ni ubu ngubu, aka kanya. Fata akanya wisuzume, wishimire ibyo umaze kugeraho n'iyo waba ubona ntaho uragera bitewe na bagenzi bawe cyangwa se ibyo ushaka kugeraho. Ariko burya no kuba ukiriho wigejeje aho nabyo ni ibyo kwishimira. Tugerageze twishimire buri kantu tugezeho, kuko hari igihe ubwo bushobozi tuzaba twarabwambuwe. Tubeho aka kanya, twishime, tubeho twishimye.